Hello, nongeye kubaha ikaze ku Inkuru TV, aho tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'izina Clarisse, tukareba imico n'imiterere iranga abafite izina rya Clarisse. Mwese mbahaye ikaze, abo dusanganywe ndetse n'abashyashya, mwese mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu, nsaba abashyashya yuko bakora subscribe, bagakanda kuri iyo nzogera y'umweru kugira ngo bajye babona ibiganiro byacu biboroheye uko tugiye tubisohora umunsi ku munsi. Mwibuke no kutwandikira muri comment. Clarisse ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba ari izina rituruka mu rurimi rw'Ikilatini, rikunda kugaragara mu bihugu bivugwamo Igifaransa, rikaba risobanura umunyabwenge, ukerebutse cyangwa ikirangirire. Clarisse rero uzasanga ari umwana, umukobwa cyangwa umubyeyi urangwa n'imiterere yo kuba ari umuhanga. Clarisse aracecetse kandi akunda guteka. Clarisse arakara vuba kandi ariyemera. Clarisse agira inzozi zo ku rwego rwo hejuru kandi akunda kurebera ku bakire bakomeye cyane, akumva ari bo yagenderaho. Ahora ashakisha ikintu kimuhuza, ntakunda kwicara umwanya munini nta kintu ari gukora. Ibi ariko ntibivuze ko Clarisse inzozi ze azigeraho, kuko akunda guhura n'ingorane zituma ibyo atekereza atabigeraho, ahubwo ugasanga ubuzima bwe bwabaye akavuyo gusa. Clarisse rero uzasanga aba yumva ashaka kumenya ibintu byose, ubwonko bwe ntibwita ku kintu kimwe ngo abe ari cyo bushyira imbere. Akunda impinduka kandi aba yumva ashaka guharanira uburenganzira bw'abagore. Clarisse akunda kunegurana. Clarisse agira igikundiro mu bandi ariko ntakunda kumva ibitekerezo by'abandi. Aba yumva ibyo we atekereza ari byo byagakwiye gukorwa. Clarisse iyo akiri umwana aba yumva ashaka gutegeka abantu bose, akumva yakwikubira ibintu byose kandi icyo ashatse byanze bikunze kikaboneka. Iyo ababyeyi be batabimuhanye hakiri kare, arabikurana. Clarisse rero agira amatsiko cyane, bigatuma ajya mu bintu byinshi ariko ntagire na kimwe yinjiramo ngo akinonosore. Akunda impinduka, nawe ubwe akenshi agira igihe cyo kwitekerezaho. Ikindi muri Clarisse ni uko akunda ubwigenge kandi yanga umuntu wamusuzugura cyangwa ngo asuzugure umugore kuko gusa ari umugore. Clarisse rero agira ibakwe, agakunda gutegeka. Clarisse ntiyatinya kuguca mu ijambo cyangwa
kugutamaza. Yigirira icyizere kandi yumva ko ari umuntu udasanzwe, agaharanira no gutera imbere. Rero ba Clarisse ibyo uzasanga bakunda, uzasanga bakunda kwitabwaho, mbese agakurura abantu bamureba, akunda gutekereza ku buryo yaba agaragara kandi yita ku bijyanye n'imyambarire ihenze, ashobora guhitamo uwo bakundana agendeye ku mitungo cyangwa ku izina uwo muntu afite muri rubanda. N'abandi bavuga ngo bubatse izina, ba Clarisse nibo bashingiraho. Clarisse yifuza kubaka urugo rurimo ibyishimo ndetse ubuzima yaba arimo bwose agerageza kwishima, ntiyiremereze ubwonko. Kuri Clarisse nta mpamvu zo kunaniza ubwonko. Ku bijyanye n'imirimo rero ba Clarisse bakunda gukora n'ijyanye n'ikoranabuhanga, ubuvuzi n'icungamutungo. Mwakoze cyane rero kuduha umwanya wanyu. Ni ubu busobanuro, imico n'imiterere ya ba Clarisse twababoneye. Nizera ko hari byinshi mwungukiyemo, mugiye kuzajya mumenya uko mutwara abandi bana ntimukababaze. Mujye mumenya imico n'imiterere y'abantu, mumenye uko mubatwara kugira ngo mukomeze kubana muri relationship neza nabo. Bashishikariza kuzongera mugakurikirana ibiganiro tugenda tuba umunsi ku munsi, basaba gukora subscribe abashyashya, tukajya duhorana umunsi ku munsi, ibiganiro byacu bikabageraho mu buryo bworoshye. Naho ubutaha, amahoro y'Imana abane namwe. Bye.